turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze, imirimo y'ibitangaza by'Uwiteka Imana bikomeze gukoreka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wa mbere nko kubika. Wowe udukurikiye tuguhaye ikaze muri aka kanya, tuguhaye ikaze wowe wamaze gukora subscribe. Imana y'amahoro iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Kandi nawe utarayikora ni wo mwanya wo kuyikora kugira ngo Imana ikomeze ishimwe kandi Imana ikomeze iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza yuko ntabwo uzigera wicuza igihe cyose tuzaba turi kumwe, ntabwo uzigera wicuza kubw'umurimo w'Imana muri twebwe, ntabwo uzigera wicuza kuko nta kintu na kimwe wigeze wumva ku Uwiteka. Ikindi kandi ntabwo uzaregreta kubera yuko watakaje igihe cyawe cy'ubusa. Ni umwanya Imana iduhaye kugira ngo tuwuganiriremo, kugira ngo tuwusengeremo. Ikindi kandi uyu mwanya ni Imana iduhaye kugira ngo tuwukiremo ibintu byinshi. Izina ry'Imana nirishimwe. Imana y'amahoro ikomeze kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya wa mbere yuko nko kubika rero Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Murabizi mbere yuko dusenga tubanza kuvuga ku ijambo, hanyuma twamara kuvuga ku ijambo rya jambo akaba ryo dusengeramo. Rero nkomeje kukwifuriza ikaze, nawe turakora subscribe niwo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Kandi ndabizi neza yuko Imana izajya ibana natwe, Imana izajya itugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse anaryo tubuze gusengeramo. Ijambo ry'Imana ni mu gitabo cy'Abafilipi, ibice byaho ni 3 umurongo waho wa 20. Abafilipi ibice byaho ni 3 umurongo waho wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 20 haravuze ngo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ariwe mwami Yesu Kristo. Imana y'amahoro ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ndaza gusubiramo iri jambo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ariwe mwami Yesu Kristo. Imana y'amahoro idufashe kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Muri uyu mwanya Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Imana ishatse kugira ngo ikwereke adresse yawe. Imana irashaka kugira ngo ikuvane mu byo wari wishingikirije bitari iby'agaciro. Imana irashaka kugira ngo igire ibyo ukora ku buzima bwawe, ikwereke umwanya mwiza ukwiriye, ikwereke uburyo runaka ugomba kubaho, iguhindurira imitekerereze, Imana iguhindurira imyumvire, Imana iguhindurira imipangire. Umenye yuko nubwo wapanga ariko ugomba kuzirikana n'ibi ngibi. Mu buzima bwa muntu nta muntu n'umwe ubaho utagira adresse. Buri muntu wese ubaho agomba kugira adresse, kandi adresse buri muntu agira ni imwemeza aho ava n'aho atuye n'aho aba. Umuntu wese mu buzima bwa buri munsi agenda agira adresse. Rero Imana yongeye itwibukije adresse yacu. Birashoboka ko hari ama adresse twajyaga twishiramo, hari ibyerekezo twajyaga twishiramo, ariko ibyo byerekezo atari ibyacu. Niyo mpamvu muri aka kanya, muri uyu mwanya wa mbere y'uko nko kubika, Imana irashaka kuguha adresse nyayo. Imana irashaka kukwibutsa adresse yawe ya nyayo. Imana irashaka kongera kuvugana n'ubuzima bwawe. Imana hari icyo ishaka gukora kuri wowe. Imana irashaka kwitamura mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ratubwiye ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Niho dutegereje umukiza ko azagira uteyemye, niho dutegereje umukiza ko azava. Tumaze imyaka 2000 Yesu yaraje mu isi aduha agakiza. Tumaze imyaka 2000 Yesu yaraje mu isi aduhindurira adresse. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwanditswe na Yohana havuga ngo cyakora bamwe bose batizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ubwo kwitwa, ni ubwo kuba. Iyo usomye umurongo wa 13 haravuga ngo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'umubiri, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Abamwemeye bose batizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu Yesu yaje gukora ku musaraba ntabwo ari uburyo bwo gukinisha cyangwa se gusuzugura. Imana y'amahoro ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yararebye abona umwana w'umuntu ntabwo azigera agira adresse ifatika. Abona umwana w'umuntu ntabwo azigera anezerwa nk'uko bikwiye. Abona muri gahunda y'umwana w'umuntu ntabwo azigera agira kuri level ishimishije nk'uko Imana yamuremye. Satani nawe ni umujura. Satani ahora agambirira kutugirira nabi. Satani ahora agambirira kutwica. Satani ahora agambirira kutubabaza. Ijambo ry'Imana ravuze ngo naho twebweho ndi iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje umukiza ko azava. Nta handi hantu tubarizwa. Iwacu ni mu ijuru, wowe nkurikiye. Haleluya. Iwacu ni mu ijuru.
Yesu yaje mu isi kugira ngo aduhe gakondo. Yesu yaje mu isi kugira ngo aduhindurire sitati. Ntiwongere kwibarira mu isi, ahubwo wibarire mu ijuru. Imana y'amahoro ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uratekereza ko amaraso ya Yesu yamenetse ari ay'ubusa? Uratekereza yuko imikoba yakubiswe, ririya kamba ry'amahwa yambitswe mu mutwe, uratekereza ko yari ari kwinezeza? Kwari ukugira ngo aguhindurire sitati, kwari ukugira ngo aguhe aderesi ifatika mu gihe wari uri kuhuzagurika utari kumenya neza iyo uva n'iyo ujya, kugira ngo nibura usobanukirwe. Niyo mpamvu yemeye agakubitwa icumu mu rubavu. Bibiliya iravuga ngo nuko mu ijuru habura ubumbura igitabo, habura uwabumbura igitabo cy'ubushishi. Mana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mu ijuru habura n'umwe wabumbura igitabo kugira ngo nibura umwana w'umuntu abone ubugingo. Ngo ariko Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ngo aravuga ngo ndiyemeje ngiye kubumbura igitabo, ngewe ngiye gukiza uriya mwana w'umuntu. Nta wundi waguhaye agaciro yewe mwene data, nta wundi waguhaye agaciro wowe nkurikiye, ni Yesu wabikoze. Umuririmbyi niko yaririmbye, aravuga ngo nta wundi niwe wabikoze, ngo yaduhuje n'Imana, ni Yesu wabikoze. Imana y'amahoro ishimwe, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Nta mwana w'umuntu wabigizemo uruhare. Yewe abantu baraza bakavuga ngo ngewe, ujya kumva abahanuzi ngo ngewe ngo nguhe ubugingo. Uramuha ubugingo urinde? Wowe se urinde utanga ubugingo? Nyamara mu izina rya Yesu Kristo nimwo tubonera byose, niho tubonera agakiza. Nta wundi watsindiye isoko ryo kuduha agakiza n'ubugingo, ni Yesu Kristo wamenye amaraso. Ijambo riratubwiye ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Aleluya! Niho dutegereje umukiza ko azava. Wowe nkurikiye muri aka kanya, muri uyu mwanya wa mbere yo kwibika, ndagira ngo nkubwire ngo iwanyu ni mu ijuru. Reka guhanga amaso kuri bene so batagira icyo bagufasha. Reka kurira kuri abo ngabo bari kukumvira ubusa ubundi bakajya kugutaranga. Reka kumva yuko nta wundi wagira icyo agufasha, ko hari abantu bafite icyo bari gukora ku buzima bwawe. Nta wundi muntu wagira icyo akora Imana itabimwemereye. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe muri aka kanya. Iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Iyo ndimo ntekereza iwacu numva mpakumbuye. Iyo ndimo ntekereza iwacu numva urukumbuzi runyishe. Muri uyu mwanya, muri ibi bihe biruhije abagenzi, ndagira ngo nongere nkubwire ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Ntabwo nzi aho nkurikiye uri muri iki gihugu cyangwa uri hanze yacyo. Ndagira ngo utere guta agaciro mu gace katari iwanyu. Reka kuzerera ngo ujye muri karitsiye zitari iz'iwanyu. Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe ubwo Aburahamu yashakaga gusabira umugore we, umuhungu we Isaka umugore, ngo yabwiye igisonga cyarakibwira ngo genda ujye mu bacu. Abatari abacu bafite izindi ngeso bene data. Abatari abacu ni abasinzi, abatari bene wacu ni abasambanyi, abatari abacu ni abajura, abatari bene wacu ni abibone, ni abishushanya, ni abaroga. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, ngo kandi aho niho dutegereje umukiza ko azava. Iyi mibabaro uri gucamo igihe kiraje nawe kurangirire, uyivemo. Aka gahinda ufite nawe igihe kirageze ngo birangire, nawe bisohokemo. Igihe kirageze ngo aya madeni wari ufite nawe arangire. Igihe kirageze ngo aka gahinda wari uri kwibaza nawe kakuveho. Umuririmbyi yararimbye avuga ngo igihe kizagera nawe utahe, kandi ngo hari igihe uzacana waki, ngo kuva uwo munsi ngo indwara izakira, ngo uwo mutwaro uzakuva ku mugongo, ngo kandi neza y'Imana izakomaho. Ijambo riratubwiye ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ariwe mwami Yesu Kristo. Mperutse kuganira ku ijambo ry'Imana. Umunsi umwe ngo Mose yari yicaye ari mu gihugu cya Egiputa, ngo hanyuma ngo umukobwa wa Farawo araza amuha itangazo, aramubwira ngo yewe Mose we, nubwo wakoze ikosi rya gisirikare ukagera kure, nubwo wakoze ibintu bihambaye muri iki gihugu cyacu cya Egiputa, ariko turagira ngo tukubwire ngo waruhiraga ubusa, kuko nubwo wagerageje kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro, ariko burya ntabwo uri mwene wacu. Aramubwira ngo mwene wacu ntabwo uri muri mwene wacu,
aramubwira ngo dore bene wanyu ni bariya Baheburayo bakubitwa ku manywa na nijoro bagasuzugurwa. Umukobwa wa Farawo aramubwira ngo va nkubwire ibitendo byose wakoze, mucaka wagiyeho kugira ngo ubone ipeti, ibyo wageragezaga wihambiramo byose ngo tugushime nk'igihugu, ariko uyu mwanya turagira ngo tukubwire itangazo rivuga ngo ntabwo uri uwacu, burya ntabwo uri mwene wacu. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo twagendanaga ariko ntabwo bari abacu. Niyo mpamvu ujya kumva ukabona umuntu wizeraga, mwaririmbanaga, mwasenganye, araguhindutse, niwe uri kwirirwa gusebya, niwe wirirwa kuvuga, niwe wirirwa kwambika ubusa. Nubwo mwagendanaga ariko ntabwo yari uwanyu. La todesite contre, nubwo mwagendanye ariko ntabwo yari uwanyu. Muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, ndagira ngo umenye agaciro kawe, umenye iwanyu. Mbese iwanyu ni he? Ni ibiki wemerewe gukora iwanyu babashaka, ni ibiki utemerewe gukora iwanyu badashaka? Bibiliya iravuga ngo nuko uyu mukobwa abwira Mose, uyu mukobwa wa Farawo anariwe wamutoraguye, atangira kumubwira amateka no kumuha ubuhamya. Aramubwira ngo nari ndi kumanuka ndi kujya koga, ngeze ku ruzi, nitegeye mu ruzi nsanga hari umuntu uri guhengerezayo, ngo nanjye mparebe mpabona umwana. Uwo mwana ndamutoragura, muzana iwacu mu rugo. Nubwo namuguriye pampa ariko ntabwo yari uwacu, nubwo namuguriye za yawurute ariko ntabwo yari uwacu, nubwo namwozaga ku isabune ariko ntabwo uwo mwana yari uwacu. Uwo mwana ni wowe. Uwo mwana birashoboka yuko nagerageje gukora buri kimwe cyose ngo abeho, ariko nubwo nageragezaga kubikora ntabwo ari umunyegiputa, ntabwo ari uwacu. Uyu mwana ni uwo mu Baheburayo. Mose we, uwo mwana ni wowe. Ndagira ngo ngutangarize muri aka kanya, urujijo rurangire, ibintu byose biveho. Niba warabyumvise no mu migani cyangwa no mu nkuru ntubyemere, ariko uyu mwanya ndagutangarije yuko utari uwacu. Ngo guhera ubwo Mose arababara, atekereza ibyo yakoraga byose ngo mu gihugu banezerwe, atekereza imbaraga yashize mu gisirikare cya Egiputa kuko ari umugaba mukuru w'ingabo, atekereza ukuntu yagerageje gukora neza ngo bamushime. Ariko none nubwo yarigerageje byose, ariko burya Mose ntabwo yari umunyegiputa, kumbe Mose yari umuheburayo. Haleluya! Iyaba wakamenya aho ubarizwa, wakagize imbaraga zizagufasha gusubira inyuma igihe uzasanga warayobye. Ndagira ngo ngutangarize iri jambo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, aho niho dutegereje umukiza wacu ko azava. Bibiliya irangije ivuga n'uwo mukiza wacu ngo niwe Yesu Kristo. Haleluya! Umukiza wacu nta wundi, ni Yesu Kristo umwami, ni umwami Yesu Kristo. Ntabwo ari muri code defense, oya. Ntabwo ari umudaso, oya. Ntabwo ari umusekirite, oya. Nta nubwo ari na gavana, ahubwo ni umwami Yesu Kristo. Uwo niwe dutegereje ko azaza akatuvana muri aya maganya, akakuvana muri ako gahinda, akaguha umunezero, ukumva ibyo wari warabuze urabibonye. Iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu ko azaba. Tugiye gusengana Imana. Birashoboka yuko utari uri kugitekereza iwanyu ngo uhakumbure, ariko guhera uyu mwanya utangire ukumbura iwanyu, guhera uyu mwanya utangire ukumbura iby'iwanyu, guhera uyu mwanya urebe iby'iwanyu badashaka ubivemo, ahubwo ukora iby'iwanyu bashaka, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusengane Imana muri uyu mwanya wa mbere yuko kubika. Imana ikugirire neza kandi Imana ikomeze kukwambika imbaraga. Imana iguhuze n'iby'iwanyu byo wari warabuze, Imana iguhuze n'umugambi w'iwanyu, kugira ngo izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina ryawe rikomeye, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'ineza yawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ko twongeye gukumbura iwacu, urakoze ko twongeye kumenya iby'iwacu, urakoze ko twongeye kwibuka yuko nubwo twaba turi mu isi ariko atari iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru, kandi dutegereje umwami wacu Yesu Kristo
ko ari ugiye kuza kudushira mu mahoro. Ngaho rero komeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Buri muntu wese wari ufite icyo akenye ukimuhe, kuko twese nta handi dukeneye ubufasha ni iwacu. Komeza uturwanirire kandi ukomeze kutubera inkomezi, maze ubwo tuzajya tubona ibisubizo bivuye iwacu tujye tunezerwa kandi tumenye yuko iwacu hariho, kandi ku munsi umwe tuzahagera kandi tukanezera. Ngakomeza urengere buri wese wari urwaye umukize, wari ufite ikibazo ugikemure, wari ubabajwe mu buryo butandukanye abona ineza yawe. Byose twizeye yuko ari wowe ugiye kubikora kandi ugiye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha wari udukurikiye, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Reka dukore subscribe, dukore share, comment ndetse na like bitwereka ko mudukunda, natwe turabakunda. Shalom, shalom.